arampamagara nanjye ndamwitaba, arambwira ngo ndashaka kugukuraho imitwaro y'ibirayi, ngagukoreza umutwaro nzagufasha kwikorera. Ubu mbona ngenda umuntu wikoreye imitwaro iremereye ku rwego nikoreye 180 by'ibirayi. Itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri, Yosuwa, Abacamanza, Rusi, Samweli, Abami, Ngoma, Ezira, Nehemiya, Esiteri, Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza, indirimbo. Reka ngusuhuze kandi ngo ikaze mukunzi wa Impamba Nyayo TV. Ni televiziyo cyangwa se ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye, birimo ibiganiro by'iyobokamana ndetse n'ibindi bitandukanye. Ngushimiye yuko rero wafashe umwanya wawe wo kumva iki kiganiro. Kuri kamera murabona ni umugabo ushima Imana, ameze neza cyane, ni umwirabura wo mu gihugu cy'u Rwanda. Agiye gutangira atwibwira. Murakoze, nitwa Claude Nkundimana Serukato, niyo mazina yanjye. Mvuka muri Nyabihu mu Ijenda, ariko mba hano mu mujyi wa Musanze. Ndi umupantakote, ndi umukristo, ndagana mu ijuru. Ndi umugabo wubatse, mfite umudamu, mfite n'abana. Murakoze. Ufite umudamu, mufite abana bangahe? Mfite abana 7, mfite abahungu 4 n'abakobwa 3. Ibyo ngibyo umuntu uri kuri Impamba Nyayo TV ahise agira amatsiko, arimo kwibaza ati Claude afite abana 7. Ahise yibaza ati Claude buriya yaba afite imyaka ingahe uramutse uciririje? Ubu navutse 8 ubu ndimo ntuzuza imyaka 33 y'ubukure bwanjye. Murakoze. Ku myaka 33 ukaba ufite abana 7, ubyakira ute? Ndabona ari umugisha Imana itanga, kuko urubyaro Bibiliya irabivuga, ntabwo ari umuntu ari ikintu umuntu atoragura, ahubwo nuko Imana yiguhaye umugisha. Niyo ndabona ari umugisha Imana yampaye. Ndashima Imana kubw'ubwo rubyaro. Amen. Imana ishimwe cyane kubwo urubyaro yaguhaye. Hanyuma Serukato, twagiye tuganira, uratubwira uti hari ahantu Imana yankuye, shaka kubwira abantu, abakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange, n'abantu bari hirya no hino ku isi. Ese Serukato, hari ikintu Imana yaba yaragukoreye mu buzima bwawe wifuza kubwira abanyarwanda? Yego, nibyo, ndashima Imana cyane. Ahantu yanguye harakomeye. Imana yanyeretse ndi ahantu habi hakomeye cyane. Hanyuma irampamagara ingira umukozi wayo uvuga ijambo ryayo ahantu hatandukanye, ndibwira abantu bakomeye n'aboroheje. Ariko ahantu yari inkuye mu bashumba baragira inka, kandi yari inkuye ahantu abantu batunzwe no kurya, ariko bakoze imirimo ikomeye cyane, imwe yo kwikorera imitwaro iremereye cyane. Ubu mbona ngenda umuntu wikoreye imitwaro iremereye ku rwego nikoreye 180 by'ibirayi. Uvugisha ukuri? Ibiro 180 nabyikoreye ku rutugu rwanjye, nabyikorereye ahantu mu Ijenda, ni mu murenge wa Jenda. Twabikura ahantu yitwa mu Gishwati, tubijyana ku muhanda ahantu yitwa Bigorwe, no mu Ijenda nyirizina. Aho hantu hose nahigiye mbikorera ibyo birayi. Ahantu nikoreraga cyane ahantu yitwa ku Karuhirwa. Ku Karuhirwa? Abantu bari mu Ijenda aho hantu barahazi? Abantu bari mu Ijenda ku Karuhirwa muri Busoro, abo bantu barahazi kandi baranzi nanjye ubwanjye nikorera iyo mitwaro. Baramuhuzi Serukato, umwe wikoreraga imitwaro 170 ku mutwe? 180. Ndabigabanyije ni 180. 180 ndetse banabikase. Hari ubwo bakata ibiro 10 bagakata 5 bakabikura muri 180. Urumva byabaga birenga. None se utumye ngira amatsiko yo kwibaza, icyo gihe wikoreraga ibyo 180 wari ufite imyaka ingahe? Aho nari mfite imyaka 16, 17. Mise numirwa, imyaka 17 ukikorera 180? Biriya bintu byo kwikorera imitwaro ntabwo bisaba imbaraga, bisaba akamenyero. bisaba akamenyero, experience. Kuba
naratangiye kubyikorera ndi muto mfite imyaka 12 13 nari naratangiye kwikorera imitwaro iremereye. Uravuze uti bisaba akamenyero ntabwo bisaba imbaraga? Ntabwo bisaba imbaraga, ni akamenyero kuba ari byo wamenyereye. ariko noneho mise ngira ikindi kibazo cy'amatsiko ko hari abana tujya tubona babasha kwikorera ibiro nk'ibyo wikoreraga, ukabona umwana mu cyaro afite nk'imyaka 12 arabasha kwikorera ibiro 100 by'ibirayi akabimanukana akabikura ahantu bita mu cyuvu, urahazi? Ndahabona mu cyuve. Akabikura mu cyuve ahantu bita Nyaruyaga, akabimanura akabigeza hano muri kariyeri, bagahita bamwishyura ibiro bye 100. Uko nukuri kuko ngewe ndavuga ukuri kwanjye, ukuri ngewe ndavuga ibyo niyiziho ntabonye ku bandi. Ubwo rero iyo umbwira ko hari undi wabonye ubyikorera mbyumva cyane, kuko nanjye mvuga ukuri kw'ibyo niboneye bwanjye amaso yanjye. Birashoboka ko yabyikorera afite 12, biterwa n'akamenyero ukuntu yabikoreyemo. Ntabwo biterwa n'imbaraga. Oya, apana imbaraga, ahubwo ukuntu yabikuriyemo abikora. Hanyuma Serukato, twihute cyane umbwira uti Imana yankuye aho ngaho muri ubwo buzima bwo kwikorera ibiri 180, nabwo ugahabwa amafaranga atarenze ahubwo 500 yageraga. Okay, urakoze cyane umvugiye ibintu. Aho nikoraga ibiri 180, ikiro nabaga ikiro kimwe bagikubaga ku mafaranga atarenze 3 5. Tubarire ubwo ibiri 180 baguhembaga ngahe? Urumva ibiro 180 nafataga amafaranga atarenze 600. Ndumiwe koko. Ariko noneho bashije kumira ibyo biri 180 ukabyikorera ku mafaranga 600. Amafaranga ntabwo yageragayo, naragaruraga. Iyo bamamaga 600 nagaruraga ibiceri. Hanyuma twihute tugane ku buhamya bwawe ushaka gusangiza abanyarwanda. Hari umuntu ufite amateka nk'ayo ngayo ashaka kumenya ngo Imana yagukuye aho hantu gute? Murakoze cyane. Ndashaka kubwira abantu ukuri yuko Imana yo mu ijuru iruhura abarusha. Amen. Kandi iyo uyiringiye ukanayizera, Imana ntabwo irobanura abantu ku butoni. Ngewe yansanze nkikorera ibyo birayi, ndyamye bimwe bajya bavuga ngo iyerekwa. Ndashaka kubwira abantu ko nanjye nagize iyerekwa. Ngewe ntabwo bambwiye iyerekwa, ahubwo nararyiboneye. Imana yansanze ndyamye iwacu irampamagara mu iyerekwa. Hari n'uwakumva mu buryo bw'inzozi, muri izo nzozi, ariko ngewe nitiyerekwa kuko ntabwo mbibara ko nari ndyamye nsinziye, ahubwo mbibara ko nari meze nk'uryamye ariko ndasinziye. Nagize iyerekwa rero mbona umuntu wambaye ibishura birebire, imyambaro y'umweru miremire, hanyuma mbona ampagaze imbere arampamagara mu izina bakunda kumpamagara bose muri rusange, Claude. Arampamagara nanjye ndamwitaba, arambwira ngo ndashaka kugukuraho imitwaro y'ibirayi, ngagukoreza umutwaro nzagufasha kwikorera utazakuremerera. Ndamubaza ndi nuwuhe wamba utaremereye? Arambwira ngo ndashaka kuguhamagara ngo umbwirire abanyarwanda ndetse no kurenga mu Rwanda abantu batuye isi bose, ubambwirira ubutumwa bwiza bw'ijambo ryanjye. Niko yambwiye, bw'ijambo ryanjye. Arambwira ngo uzababwire ko ari ngewe ukuraho abandi imitwaro, hanyuma uzababwire yuko ari ngewe uruhura abarusha. Hanyuma arambwira ngo asama, ntasama. Yari afite igitabo mbona ko ari Bibiliya, nasamye ahita agishyira mu kanwa kanjye gihita kijyamo mu nda. Ibyo nkubwira ni ukuri. Ibyo bintu byarabaye? Ibyo byari nibyo niboneye n'amaso yanjye, ndyamye ku buriri iwacu mu rugo. Arambwira ngo asama, ahita ashyiramo igitabo gihita kirwa mu nda. Kikirgera mu nda nahise nkanguka,
nakangutse mvuga ibitabo 66 bigize Bibiliya. bitubwira aka kanyu bitondokora umuntu ukurikiranye impamba nyayo. Tugiye kumva umugabo ushobora kukubwira ibitabo 60 na bingahe? 66. Nkimara kukimira icyo gitabo nahise nkanguka mu izo nzozi nari ndimo cyangwa mu iryo yerekwa. Nkanguka mvuga amagambo nibwiraga ko atari Kinyarwanda mvuga kuko bwari ubwa mbere mbivuze. Nkanguka mvuga ngo itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri Yosuwa abacamanza Rusi Samweli abami ngoma Ezira Nehemiya Esiteri Yobu Zaburi Migani umubwiriza indirimbo ya Salomo Yesaya Yeremiya amaganya Yeremiya Ezekiyeli Daniyeli Hoseya Yori Amose Obadiya Yona Mika Nahumu Habakuki Zefaniya Hagayi na Zekariya Maraki Matayo Mariko Luka Yohani byakozwe n'intumwa Abaroma Abakorinto Abagalatiya Abefeso Abafilipi Abatesalonike Abagalatiya Abatesalonike Abafilipi Timoteyo Abaheburayo na Petero na Yohana n'ibyahishuwe. Amen. Umuntu wumva Impamba Nyayo TV arimo no kukureba ahise ashima Imana kubera yuko ibyo bitabo kubivuga ari 68 na bitandatu ukabivuga mu mutwe n'ahantu bisomye. Imana yabwa icyubahiro cyane. Hanyuma Imana irakubwira iti ngukuyeho umutwaro w'ibiremereye ngiye kukwikoreza umutwaro utazakuremerera utazandemerera. Ndashima Imana nahise mbona imenyetso ko umutwaro w'Imana utaremereye kuko kuva nkimara kuvuga ibyo bitabo nikoreraga ibirayi 180 ariko ntambara inkweto. Ariko nkimara gufata Bibiliya mvuga ibyo bitabo mvuga n'ibyanditswe muri ibyo bitabo nahise nambara inkweto. Abantu baraza kubibona hagati mu kiganiro barabibona ko usirimutse mu rwego rukomeye rw'abanyamugi. Ntabwo hari ibintu abantu bajya bita ngo gucisha umuntu mwo ijisho. Ntabwo umuntu ashobora kumenya ko wavuye mu ijende wikoreraga ibiro 180. Ntabwo ashobora kubimenya kubera ko wambaye ikoti ryiza Imana yaguhaye, wambaye inkweto nziza, wambaye ipantaro nziza, ufite na Bibiliya ijambo ry'Imana. Nta mukiro gusumba. Haleluya. Ndabihamya ko kuva numva ijwi rimbwira ngo fata Bibiliya ntabwo nongeye kuremererwa nguko nikoreraga ibirayi kuko kuva nafata Bibiliya nibwo nambaye ikote karuvati n'ipantaro nziza n'inkweto nziza. Ubu mu bantu bambara inkweto nziza nanjye mbamo kandi ndi mu bantu bama mu mujyi kandi abantu bayikunde bayigendemo bayituremo bayishakemo ibyo bumva Musanze ni nziza. Murakoze. Hanyuma tumaze kumva ubuhamya bwawe bwite bw'iby'Imana yagukoreye. Serukato ushobora kudufasha ukaduha ku ijambo ry'Imana na cyane ko turi ku munsi nk'uyu nguyu umunsi wo ku cyumweru abantu bashaka kumva ijambo ry'Imana riruhura imitima, ijambo ry'Imana ribahumuriza, abantu bafite imitima iremerewe bumve batuje mu mutima. Murakoze cyane kunyerekeza mu muhamagaro wanjye ko iyo umujya ngo nimvuge ijambo ry'Imana ubu nshize igorora nibyo bintu ntara nibyo bintu mbyuka ntekereza. Ubu rero ndifuza kubasangiza ijambo ry'Imana ariko namenye yuko ahantu turimo tuganirira cyangwa ahantu turimo dusakariza amajwi YouTube channel yitwa Impamba Nyayo. Ndashaka kubaganiza Impamba Nyayo uburyo zitandukanye n'uburyo zirutanwa. Ndashaka ro kubabwira ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo muri bimwe mu bitabo twavuze ariko turasoma mu bitabo bibiri. Dusome mu gitabo cya Yesayi, turasoma no mu gitabo cy'umugabo witwa Matayo. Ubwo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Ariko katubanze dusome aho ngaho muri Yesaya, dusome mu gice cyaho cya 44 turasoma umurongo wa 2 wonyine. Hanyuma tuze no gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, naho turasoma igice cya 2 turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Hanyuma dusoma igice cya 2 n'umurongo w'10. Igice cya 44 mu gitabo cya Yesaya umurongo waho wa 2 turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo idusezeranya umwuka wera.
umurongo wa kabiri uravuga ngo Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari we uzajya agufasha, aravuga ati witinya Yakobo mugaragu wanjye Yeshuruni natoranije. Nuwo murongo wa kabiri turasoma gusa. Hanyuma kadusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Ko bwanditswe na Luka ni mu gice cya kabiri. Hanyuma dusome umurongo waho w'icumi. Igice cya kabiri umurongo w'icumi. Murakoze cyane. Igice cya kabiri umurongo w'icumi haravuga ngo marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bose. Dusubiremo umurongo w'icumi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Amen. Imana ishimwe cyane. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Amen. Nayo magambo nshaka gusangiza abanyumva kuri YouTube channel Impamba Nyayo. Impamba Nyayo, impamba, iyo bavuze impamba baba bavuze umugenzi ufite urugendo. Hanyuma mbere yuko ukora urugendo wari ukwiye gutegura ibintu bizagufasha muri urwo rugendo. Umuntu uvuye Musanze cyangwa avuye i Rubavu, avuye i Rusizi, agiye i Kigali cyangwa aho yaba ajya hose mu gihugu cy'u Rwanda, yarakwiriye kugendana impamba. Hanyuma impamba ya mbere ubundi abantu babimenye, ukwiriye kuba ufite ibyangombwa bikuranga, ukaba ufite intangamuntu kuko uri umunyarwanda. Hanyuma icya kabiri ukwiriye kumenya ko ushobora kugira isari mu nzira, hanyuma ukitwaza amafaranga yagufasha cyangwa ukitwaza ibyo kurya byagufasha. Hanyuma urwo rugendo ni urw'isi. Umuntu ashobora kuva i Kigali Kanombe agiye muri Amerika, nawe akomba kumanza yitegura ibyangombwa, visa n'ibindi byangombwa bimufasha kugenda muri urwo rugendo rw'iyo ndege. Hanyuma impamba ya kabiri ni ibizamutunga muri urwo rugendo. Ndashaka rero kuvuga ko ku rugendo rw'abagenzi bajya mu ijuru cyane cyane, kuko izo ngendo zo mu isi abantu benshi turazizi kandi abantu mbona babizi kwitegura, ariko urugendo ruva mu isi tujya mu ijuru hari impamba dukeneye rero impamba y'ijambo ry'Imana. Impamba y'ijambo ry'Imana twayisanze muri biriya bitabo navuze hari hose biriya bitabo 60 nabivuze. Buri gitabo cyose ugisomye neza wasangamo impamba igufasha kuva gutangira urugendo rugana mu ijuru. Ariko twayifashishije igitabo cya Yesaya n'icya Matayo. Tubwiye muri Yesaya ngo witinya. Iryo jambo witinya ni impamba ifasha umuntu watangira urugendo rujya mu ijuru. Impamvu bamubwira ngo witinya nuko hari bimutinyisha. Iyo ujya mu ijuru uhura n'ibintu bigutinyisha, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntutinye. Mu rugendo rugana mu ijuru uzahuramo n'ibiteye ubwoba, ariko ijambo riravuze ngo witinya. Mu rugendo rugana mu ijuru uzahura n'ubukene, ariko ubwo bukene ijambo ry'Imana riravuze ngo wibutinya. Mu rugendo rugana mu ijuru uzahuramo n'uburwayi, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ubwo burwayi wibutinya. Hanyuma muri urwo rugendo rugana mu ijuru uzahuriramo n'abatakukunda, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntubatinye. Hanyuma numara kubatinyuka bo bazagutinya, kuko iyo ni impamba itunga ubugingo idatunga umubiri. Iyo ugarutse inyuma gato usanga ibitunga umubiri ni umugati, ni ibirayi, ni ibigori, ni ibishyimbo, ariko ni amasaka, ingano n'ibindi byinshi. Ariko impamba y'ubugingo ni ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo cyo ku cyumweru riravuze ngo witinya ibyo uzabona byose. Hari byinshi nagerageza kugenekereza uzahura nabyo mu rugendo rugana mu ijuru, ariko iri jambo rigufashe ujye ubibwira ngo
Imana yarambye ngo simbatinye. Icyo uzabona cyo cyose uko zaba kingana kose ntugatinye. Imana idufashe cyane. Hanyuma twerekera ku musozo, twasomye no muri Matayo havuze ngo ni marayika wabwiye abantu, abo yabwiraga nta bandi ni twebwe, wowe nanjye n'abandi bose baduteze amatwi. Aka kanya utangire none utinyuke. Ntabwo ari ibintu byavuzwe n'umuntu, ntabwo ari ibintu byavuzwe n'ubushake bw'umuntu ku giti cye, ni marayika watumwe n'Imana. Aravuze ngo ntutinye. Hanyuma guhera uyu munsi wa none ibyo watinyaga ubitinyuke, ibyagutezaga ubwoba ubiteza ubwoba ari wowe. Wumva utinyutse mu bikorwa byawe, cyane mu gukiranuka kwawe, mu gufasha imfubyi kwawe. Wumva utinyutse mu gukora imirimo myiza yo gukiranuka, ubikora utinyutse, kuko gutinyuka bigaragaza ko uri umukiranutsi, kuko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare, niko ijambo ry'Imana rivuga. Utinyuke nukora ibyiza, utinyuke cyokora nukora ikibi utinye, kuko wakoze ikibi. Ariko nimba ukora icyiza tinyuka. Ndashaka gusoza rero, ariko nasoza ntagiye kure y'ijambo. Umuntu wese batinyaga mu gihe yumvaga ashaka gukorera Imana atinyuke, kuko uru rugendo turimo rufite umuterankunga, ari we Imana n'umwana wayo n'umwuka wera. Abo bemeye kudutera inkunga kandi bakoze ikintu gikomeye, bakora ikintu cyitwa kwegereza ubuyobozi abakirisitu, biyemeje kuva mu isi bajya mu ijuru. Ubu dufite Imana n'umwana n'umwuka wera, turi muri urwo rugendo. Mutinyuke ntimugire ubwoba, kuko dufite Imana inesheje byose. Igiteye ubwoba cya mbere na nyuma ku isi ni urupfu, ariko narwo Yesu yararunesheje. Mwitinya rero. Murakoze, Imana ibambere umugisha. Turagushimiye cyane. Muvugabutumwa yitwa Nkundimana Claude Serukato. Yego, duhaye ijambo ry'Imana ry'umwuzuro, ni ijambo ryiza cyane. Hanyuma Claude, dusoza, wagira ijambo ry'impamba ugenera abanyarwanda, cyangwa se ijambo bajya bazirikana buri munsi? Murakoze cyane. Unasoza unadushyira mu maboko y'Imana. Haleluya. Ijambo nabwira abateze amatwi bose, ariko by'umwihariko abanyarwanda, kuko ntumunyarwanda, ndashaka kubabwira yuko bakwiriye gukora igikorwa, ariko igikorwa cyari cyo cyose ukoze ukagikora ukiranutse, kitarimo amahugu, kitarimo uburiganya. Kuko igihe cyose ukoze igikorwa kitarimo uburiganya, igihe cyose uzakibyaza umusaruro mwiza, uzaguha amahoro. Ariko igihe cyose uzakora igikorwa kirimo kubesha, kirimo ubutiriganya, kizakugarurira ingaruka mbi itari nziza. Rero nabyifuriza, nabisaba abantu baneze amatwi ndetse n'abazakurikira y'ibicano Impamba Nyayo, ko uzagerageza kugira icyo akora ajye gikora mu kuri no mu gutungana, kuko bizamufasha kubaho mu mahoro kandi agubwe neza. Rero hanyuma ndakeka neza ko ubusu bwa mbere n'ubwa nyuma bazongera banyumve, ariko ubwo tuzongera tuzabe dufite intambwe tugezeho tutakiri kuri. Hanyuma tuzabe tugeze ku ntambwe yo kugira ukuri, twakoze ibikorwa tutatiriganya, tutabesha. Hanyuma tuzaheraho ngo tuzamuka tugenda tutakira aho ngaho. Imana ibambere umugisha rero. Hanyuma twasenga Imana, hanyuma abantu bose bankurikiye bace bugufi dusenga Imana. Imana turagushimye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umugisha wo kuba tugihumeka, twebwe ubwacu n'abandi bagenzi bacu muri rusange. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Ijambo ryawe twumvishije rwose turagusabye ngo uduhe ko kurizirikana, no udushoboza no gushira mu bikorwa ibyo ridusabye. Twizeye neza yuko wowe uduha ibiruta ibyo dusaba, kuko uri Imana itangira ubuntu. Hanyuma twizeye ko tubonye ibyo twifuzaga ndetse birutaho, mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen.